inzizo zitandukanye, mukwiriye kuba maso. Umuntu warose intozi akabona intozi ukwiriye gusengerwa, kuko abadayimoni batandukanye bagiye kukwataka mu buryo bukomeye cyane. Wowe warose amasazi menshi ukarota n'utu dusimba n'utu dukoko twitwa udusimba twitwa amavubi cyangwa se ndabyita iki, warose utu dusimba tuguruka tumeze nk'isazi, twitwa utu tubyara ubuki, inzuki. We warose inzuki ukwiriye gusengerwa, kuko inzuki zisobanura amagambo menshi, kandi we wabirose nyine kubera ko Imana izi kuri umunyantege nkeya, irabizi kuri umunyantege nkeya, irashaka kugusengera kugira ngo uzabe ukomeye ufite imbaraga, nuhagurukirwa n'uburyo bw'amagambo atandukanye. Hanyuma wowe warose ujya ku bwiherero, Imana yarambwiye ngo yarakwejeje. Wowe warose ujya ku bwiherero, Imana yarakwejeje. Hanyuma wowe warose wiruka ariko abantu bakagukurura, ndagira ngo nkubwire ko imbaraga z'urushiko, maze iminsi ndi gusenga, Imana yarambwiye ngo ikuyeho abantu imbaraga z'urushiko. Hanyuma ikindi cya kabiri, wowe ukunda kurota uguruka wameze amababa, umeze nk'uwameze amababa, ndakumenyesha ko ari intsinzi. Ubu ni ubuhanuzi bw'intsinzi, si ubuteye ubwoba, ahubwo ni ubuhanuzi bw'intsinzi, ni ubutumwa bw'intsinzi, ni inzozi z'intsinzi. Ugiye kuba udasanzwe mu isi y'umwuka, ugiye kuba guhinduka udasanzwe, ugiye kugenda hejuru y'ibyakurwanyaga by'uburyo butandukanye. Nabonye abantu batandukanye kandi bari kuvuga bati hari abantu barya amafaranga bakabeshya ko bayatanze. Ibyo birashoboka rwose, kuko uyu mwaka ni umwaka wo gushira abantu ku karubanda, nta muntu n'umwe urasigara Imana itagaragaje uwo ari we. Twarabivuze n'umwaka washize, uyu ni umwaka udasanzwe. Hanyuma kandi Imana yatumye intumwa abantu batandukanye ntibabyumva. Muri yangana nacanze ibintu byinshi bitandukanye, kontenti zitandukanye, ariko ndi kwihuta cyane kandi numvaga nta wundi mwanya ndi bubone vuba ahangaha. Nagira ngo ntambutse ibi ngibi. Yesu abaho umugisha, Yesu abagirire neza, Imana ibagure, Imana ibarwanirire. Mwebwe mutinyuka mugahamagara, ntabwo abantu bose bapfiriye gushira. Ntabwo uzaribwa umutwe ngo uribwe mu nda ngo wisengere ngo ubone biranze ukomeze wipfumbate. Ni byiza ko utuvugisha tukagusengera. Kuki unanirwa utaragerageza? Hamagara cyangwa utwandikire, twebwe nitutagusubiza wenda uvuge ngo urananiwe, ariko nta itinya ngo itarungurutse, turahari ku bwanyu, kuko umwuka. Nanone kandi Imana iguha umugisha, wowe udukurikirana uherereye Belgique, Canada, Australia, Oman, ndetse na Dubai, mu bihugu by'Abarabu, ndetse kandi namenye ko ari n'abadukurikirana muri Israel. Imana ibaha umugisha. Sweden, Imana ibaha umugisha, ndetse kandi mu bihugu bitandukanye, mu Bufaransa, Amerika, imijyi itandukanye, Los Angeles n'ahandi hatandukanye, za Hollywood n'ahandi mu imijyi igize Amerika. Imana ibaha umugisha mwinshi, kandi ababizirikana ko dukwiriye gufata ubutumwa tukabukwiza ku isi yose, bakafatikanya natwe. Murabe ingenzi, kandi uko tuzahembwa amakamba yatatse y'inyenyeri, namwe ntimuzasigara. Mwibikira ubutunzi bwanyu aho inyenze n'ingese bitagera. Hanyuma rero Imana ibagirire neza, Imana ibagure kandi ibahe umugisha. Nabonye igisata kandi cyo kuganira namwe. Ni byiza cyane. Hariho ibintu tugiye kuvugana bibiri, hariho ibyo ndacyaha, ariko kandi ndasoza nsobanura inzozi. Ngiye gukomatanya ibintu bibiri, ibisata bibiri, kugira ngo mbashe gutambutsa ibi bintu, kuko ngira umwanya muto rwose, ngira umwanya udahagije cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ariko igihe tuzabona ababishyigikira ku buryo tubikora mu buryo bwagutse, tudajahagurika, bizaba byiza kurushaho cyane. Kuri izi mbuga nkoranyambaga ni byinshi bigenda bitambuka.
dufite kuvuguruza cyangwa se gutanga umurongo w'uko bigomba kugenda. Njya mbona benshi bavuga ibitagenda neza mu Rwanda, ibitagenda neza mu bayobozi. Yego birashoboka, kuko kandi tugomba kumenya ko abo umwe agatukisha bose. Ndahira kuba umushumba, narahiriye gufatikanya n'ubuyobozi bwanjye kubaka igihugu. Reka mpugure cyane cyane abari mu gisata cy'iyobokamana. Mu by'ukuri ntabwo nemeranya n'umuhanuzi uhagarara akavuga ngo ibintu ngo ntibimeze neza, ngo none ubwo bitameze neza ngo njyewe ngo nanjye ngo ngiye gutuka abanyepolitike, ngiye gutuka abayobozi. Ntabwo ari byo. Bibiliya igaragaza neza ko ubuyobozi bwose uko bwaba bumeze uko ariko kose bushyirwaho n'Imana. Imyitwarire abayobozi bagira bayibazwa bakiri inaha, ariko no mu bundi buzima inshingano buri wese yahawe azabazwa icyo yayikoresheje. Meya, gavana, guhera hejuru kugeza mu isibo, buri muyobozi wese Imana yemerera kuyobora umwanya we akawukoresha nabi. Imana niyo ifite kumubaza ibyo yakoze. Kandi si na rimwe si kabiri tubonye abantu bagwa mu bihano, bamwe wenda mugatekereza ko bahanwe bitunguranye, ariko burya Imana hari ibyo bimaze guhaga, hanyuma bikatuma hari abajya ku karubanda. So ku bantu rero babarizwa mu gisata cy'iyobokamana, rwose simbyishimira iyo mbabonye ku mbuga nkoranyambaga muri kuvuza induru. Muhamagarirwa inshingano eshatu. Icyambere, uri umushumba uhamagarirwa kwihangana, kuko ntabwo wabaye umushumba utaciye mu nzara, ntiwabaye umushumba utaciye mu makuba, ntiwabaye umushumba utatutswe, ntiwabaye umushumba utatotejwe. Ibyabaho byose ni ngombwa ko dushinga iryinyo ku rindi, tugasenga, tukinginga Imana. Icya kabiri, ku bahanuzi n'abavuga butumwa, ni byiza ko duhisha ubwambure bw'igihugu cyacu. Birashoboka ko hari bamwe bakora ibidakwiriye. Navuze bamwe kuko bose ntibakora nabi. Bavuga ibidakwiriye, bakora ibidakwiriye, basubiza inyuma abantu, bakora inshingano zabo mu buryo bw'ubunebwe no kumefiya. Ariko ntibikwiriye ko umuntu wakijijwe uvuga ko ari umurokore ahagarara ku karubanda ngo akore ibintu byo kwataka. Iyo umuntu abaye umuyobozi aba afite icyo bita ubudahangarwa. Ubwo budahangarwa rero iyo ubuhangaye wowe ubukoze amakosa, akenshi n'Imana igira gahunda. Ntabwo Imana yagutuma ngo ireke kuguha ubwenge bwayo. Nkunda kubibabwira kenshi. Hanyuma ndagira ngo kandi tuvuge ibi ngibi. Bene data, ndi kubona ko abantu benshi twahishuye ukuri gutandukanye. Abandi bahishura ukuri kuri ngombwa ko mumenya. Ikipe muri kurwana nayo muri iki gihe cy'imperuka, tuvuga ko harimo abakozi b'Imana bamwe biyitirira izina ry'Imana bagakora amanyanga. Hanyuma bamwe muhita murekeraho gukora imirimo myiza ngo muyikorere abo mwayikoreraga, muhita mufata abantu b'Imana bose mubashyira mu gatebo kamwe, muravuga ngo n'ubundi ni hahandi. Reka mbabwire nshuti yanjye, nta kintu uzakura mu isi ubutunze miliyari y'amadolari nutayikoresherezamo Imana. Igihe cyawe cyo kugucyura nikigera uzataha. Hanyuma yo gupfa uzajya hehe? Mbese imirimo izaguherekeza ni iyihe? Imana yatanze inshingano zitandukanye mu isi. Buri wese mu gisata abarizwamo aba agomba guhagarara mu nshingano Imana imuhaye. Niba waragiraga umutima wo gufasha ukaba utagifasha kubera ko wenda hari ibyahishuwe bitari byiza, ukwiriye kubizuzwa umuntu umuntu utarakoze ibitunganye, ariko haracyariho abantu b'Imana. Ibyo mbivugiye iki? Maze igihe nitegereza abakozi b'Imana nyakuri muri iyi minsi, uburyo bari gustragoringa, uburyo bari gukora ibikorwa bitandukanye, aribo bikoze mu mufuka n'utwa abana babo bari kurarira bakadushyira mu kugira ngo ubutumwa bubagereho. Rwose birambabaza, numva mpawe muri nge n'umwuka w'Imana kuganira n'abantu mutandukanye. Uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha.
kandi wahawe ubuntu akagirirwa umugisha akagira ubutunzi ntabukoreshe nawe bimubera icyaha kuko Imana izakubaza ngo ko naguhaye ibi n'ibi atari bose nabihaye wabyitwayemo gute. Ikindi ndagira ngo nenge abakozi b'Imana bamwe na bamwe, simpakanye ko badakorana n'Imana kuko sinshinzwe ibyo rwose, ariko ndanenga abakozi b'Imana, ndahugura abakozi b'Imana mwataka bagenzi banyu mukabameshoninga mu mazina muvuga ko bakorana na Satani. Kuba Satani yakoresha abantu bahoze bakorana n'Imana birashoboka muri bamwe, ariko ntibikwiriye ko wowe ujya ku rubuga nkoranyambaga ngo uvuge ngo runaka ndabizi neza akorana na Satani. Ayo mazina muvuga ntibikwiriye, ntabwo Imana yacu yemera gukoza isoni muri ubwo buryo. Imana ifite inzira, ifite uko izacindura abantu, ifite uko izanoza abantu ikabakuraho ubwiza bwayo. Ngira ngo bamwe mugenda mubibona bagakanyarara, ubwiza bukabavaho rwose. Imana igira ibihano byinshi, ariko simpamya ko bamwe muri mwe yabagize ibikoresho byo kwandagaza bagenzi banyu, kuko namwe ntimubuze ibitari ibyera kuri mwebwe. Wabishyira hanze ibyanyu byaba byinshi, byarenga n'ibyo mutekereza. Hanyuma ndabizi neza muri iki gihugu cy'u Rwanda harimo abantu bakorana n'imyuka ya framaso, kuko wenda bamwe mutayisobanukiwe. Hari abakorana n'imyuka ya kabaliste. Abakabaliste barahura imbaraga mu kirere, mu ijuru rya kabiri, aricyo kirere cy'abamede n'abaperesi bakoreramo. Ibyo turabihishurirwa, natwe turabibona, birahari. Harimo abafite imbaraga za Illuminati, ndetse bamwe bakanasenya ko nta munyafurika wajya muri izi mbaraga ngo abibashe kugira ngo bajijishe. Ariko icyo nabwiwe n'umwuka nuko umwana w'Imana azagumana n'Imana, kandi Imana ntizabura kurengera intore zayo aho barizwa hari hose. Igihe cyo gutaha nikigera, Imana izakujabura yikumishurira ukuri gukomeye cyane. Abahanuzi cyane cyane mujye mumenya guhishurirwa ubuhanuzi bwawe n'ubuhanuzi buri in public. Niba uhuye n'ibintu ukabuhishurira ibintu, urabaza ngo ni ibyo gutangaza ku isi yose cyangwa nibyo umishuriye nkanjye ngo nshikishe ubugingo bwanjye. Imana rero ibahe umugisha, Imana ibane namwe. Kuri mwebwe mwarose inzizo zitandukanye, mukwiriye kuba maso. Umuntu warose intozi akabona intozi, ukwiriye gusengerwa, kuko abadayimoni batandukanye bagiye kukwataka mu buryo bukomeye cyane. Wowe warose amasazi menshi ukarota n'utu dusimba n'utu dukoko twitwa udusimba twitwa amavubi, cyangwa se ndabyita iki, warose utu dusimba tuguruka tumeze nk'isazi, twitwa utu tubyara ubuki, inzuki. We warose inzuki, ukwiriye gusengerwa, kuko inzuki zisobanura amagambo menshi, kandi we wabirose nyine kubera ko Imana izi kuri umunyantege nkeya, irabizi kuri umunyantege nkeya, irashaka kugusengera kugira ngo uzabe ukomeye, ufite imbaraga, nuhagurukirwa n'uburyo bw'amagambo atandukanye. Hanyuma wowe warose ujya ku bwiherero, Imana yarambwiye ngo yarakwejeje. Wowe warose ujya ku bwiherero, Imana yarakwejeje. Hanyuma wowe warose wiruka ariko abantu bakagukurura, ndagira ngo nkubwire ko imbaraga z'urushiko, maze iminsi ndi gusenga, Imana yarambwiye ngo ikuyeho abantu imbaraga z'urushiko. Hanyuma ikindi cya kabiri, wowe ukunda kurota uguruka wameze amababa, umeze nk'uwameze amababa, ndakumenyesha ko ari intsinzi. Ubu ni ubuhanuzi bw'intsinzi, si ubuteye ubwoba, ahubwo ni ubuhanuzi bw'intsinzi, ni ubutumwa bw'intsinzi, ni inzozi z'intsinzi. Ugiye kuba udasanzwe mu isi y'umwuka, ugiye kuba guhinduka udasanzwe, ugiye kugenda hejuru y'ibyakurwanyaga by'uburyo butandukanye. Nabonye abantu batandukanye kandi bari kuvuga bati hari abantu barya amafaranga bakabeshya ko bayatanze. Ibyo birashoboka rwose, kuko uyu mwaka ni umwaka wo gushira abantu ku karubanda,
nta muntu n'umwe urasigara imana itagaragaje uwo ari we. Twarabivuze n'umwaka washize, uyu ni umwaka udasanzwe. Hanyuma kandi imana yatumye intumwa abantu batandukanye ntibabyumva. Muri yangana nacanze ibintu byinshi bitandukanye, kontenti zitandukanye, ariko ndi kwihuta cyane kandi numvaga nta wundi mwanya ndi bubone vuba ahangaha. Nagira ngo ntambutse ibi ngibi. Yesu abaho umugisha, Yesu abagirire neza, Imana ibagure, Imana ibarwanirire, mwebwe mutinyuka mugahamagara. Ntabwo abantu bose bapfiriye gushira, ntabwo uzaribwa umutwe ngo uribwe mu nda ngo wisengere ngo ubone biranze ukomeze wipfumbate. Ni byiza ko utuvugisha tukagusengera. Kuki unanirwa utaragerageza? Hamagara cyangwa utwandikire, twebwe nitutagusubiza wenda uvuge ngo urananiwe, ariko nta ikinya ngo itarungurutse. Turahari ku bwanyu kuko umwuka ari kuduhata gukorana namwe no kubasengera kuko ibihe bigoye kandi bikakaye. Yesu rero akomeze kwagura imbago za buri muntu wese. Munyemerere mbagezeho nanone kandi izi nzozi za nyuma ku bantu barota bakora ubukwe ariko batabona abafiance babo cyangwa batabona abo bakoranye ubukwe. Ukwiriye guhamagara tukagusengera kubera ko ufite ikibazo gikomeye cyane. Imbere yawe haba hari urupfu rukomeye kandi utabasha gusimbuka. Iyo urota wambaye imyenda y'ubukwe kandi akaba nta muntu muri kumwe, nta n'ubukwe uteganya, ndakumenyesha ko urwo ni urupfu rwihuse cyane, kuko nyine urupfu akenshi rusobanura ubukwe buzimije. Nyine ukwiriye guhamagara tukagusengera Imana. Hanyuma Imana ibagirire neza. Hari abantu bamaze igihe barota bari gusenga, isengero zakinguwe, bari gusenga. Igihe ndumva Imana ibiri kuvuga mu buryo bubiri. Icyambere, urusengero rw'umutima wawe nibyo rurakinguye, ariko nizi zisanzwe nazo Imana iri kubyigaho, izakubikorera kwiyubahisha. Uko byakomera kose ntibyarenga ijambo Imana yavuze ku ntama z'Imana. Reka rero nsome rino jambo ry'Imana nka deseri mbahe, kubera ko nabasezeranije ko ntazava imbere yanyu mu gihe ngihumeka umwuka w'abazima tudakomeje guhumurizanya no kuganira iby'Imana iduha. Yobu ibice 42, Yobu 42, Yobu 42 duhereye ku murongo wa 2. Aravuze ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana ishobora byose mama, Imana ishobora byose papa, Imana ishobora byose my sister, Imana ishobora byose murumuna wanjye, mukuru wanjye. Imana n'ibyo ubona byananiranye irabishoboye, kandi ineza yayo iri kuri wowe ngo ikurengere kandi igutabare. Habwa umugisha n'Imana. Urakoze kubanye natwe Kristo. Imbaraga zawe zikomeze kubana n'ubwoko bwawe, ineza yawe ikomeze gutegeka no kuganza. Ntabari twebwe ahubwo izina ry'Uwiteka bari ryo rihabwa icyubahiro. Tubisabye twizeye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom.